Shadibu umuntu wigize Shadibu hari indirimbo manzi zova ngo niza nanjye numveho ngirira ubuntu numveho kuko sinyigigira Shadibu nasanze batereta nanjye nzagutereta fite ipfa ryo gupfa ndimo ndabwira Shadibu nanjye kuvuga ngo mandibu yego kiri kemufashe kubita kuri kaka kubita kuri kaka ninjana mu kinyarwanda yeye kubita kuri ukiri muto wigize ukina umupira wenda nko muri za 15 nakundaga gukora ku dupipi tw'abapeti twabaga turi kumwe ariko cyane cyane ku bana nyine kuko ngenda kuze nkunda gukora ku dupipi tw'abana bakakuvuga bongorera ngo nibucya ariko bugaca nejo bugaca bose babireba bavuga ai Hello guys, mbahaye ikaze ndabasuje. Nitwa Babi Gikomangoma kandi mbabwira ngo mukomeze gukora subscribe kuri Amuzozi TV show. Niho hantu honyine tugiye kujya twikorera ibiganiro byiza cyane kandi binaryoshye. Ni kumwe n'umuvandimwe bamwita Gitafu. Ubu ngubu noneho dusigaye tworoshya ibintu. Turi kuzuba Gitafu we afite agatambaro. Ndagufasha nga wakamaye mwana. Kari ngewe byibuze wenda ushobora kuba urwaye. Umurwayi se ninde umuzima ninde no kuvuga twese twagiye kwikarayi tugomba gushya ariko icyo kiba kituzanya aha no kubatamo ibyishimo n'icyo tugusabana ikintu kimwe kora subscribe comment na share udusaraba n'imitima ubushyiremo rimwe hanyuma tukwiheresho ariko Gita kuvaza kuri iyi mihanda comment wigize kubona utajya wibagirwa mu mateka yavugaga gute ni comment yavuga ko ngo nyine ngo nsa nk'umuntu ufite ngitsinga ngo mu mutwe wanjye ngitsinga zaracikaguritse nyine ari kuvuga ngo nyine ngo mu bwongo bwa Gitafu ngo nyine ngo harimo ngo ubona harimo insinga nyinshi ngari kunga undi muntu gwashinga afata ipesi aragenda zicikagura biza kurangira ukoze siriko ubu rero nta bwongo ngira ako ukunda no kurwara igifu ahubwo ndwara igifu cyo mu mutwe gute nsigaye ndwara igifu cyo mu mutwe ejo bundi mudaduma amagaye mu kanya arambwira ati sheri umeze uti ndamwana ndavuga ni igifu kiranyishe kimere nabi bituma mwana wowe misagonde rimwe maze nje kugura ibinini byo mu mutwe kusikara nize kujya njya babo wajya kwivuza umujama akuyira ataramenya wagwana ngo nibiki wamwaka ibinini by'umutwe akaguye ibya mibe wamwaka ibya mibe akaguye ibya malaria wamwaka ibya malaria akaguye ibya tirokomonasi Nezo wo yari umuganga simbizi yari umuganga wamubeshye ubwo umuntu nyine yari kwa kundi umuntu aba atarinjira muri game neza manege cyo bikoka ari umuntu ushaka kuza muri game akaza ari umustajeri nyine bikaza kurangira ataguyemo neza muri ya game ahubwo hari ikintu cyanangaje mu kabari ngo ukuntu umuntu ngagenda akigurira ngo ibinini ngakajya nicururizamo ngo gakishyiramo agaforomasi ariko ngo mwibanga rikomakomeye cyane ko bikira mari ariko ibyo nubwo binabaho ni ngo umuntu wize kwifata arambwira ngo mbona gushaka gukora business ya mbere ngo nakabari n'urusengero ndajya mubwire ku rusengero tari business urusengero n'inoza n'inzu y'Imana tugomba kujya kuruhukiramo this way uzibina n'ukajya mu nzu y'Imana birangiye ko byese njya muri roge bura numva nananiwe numva narushemeze nabi njya mu nzu y'Imana ngakimaramo bana ngaza gusohoka amese fresh igitotsi usinzirira mu rusengero none ongera ubisubiremo ninjye wakujya njye muri roge njye gukodesha muri roge najya mu nzu y'Imana ngakimaramo igitotsi ukakimaramo mu nzu y'Imana yego ariko Gitafu kweri Gita niwe muntu ukumbuye mu bwana bwawe mu bwana bwanjye nkumbuye umukobwa twajyaga dukina iby'abana turi abana mukina gute nyine twagenda tukubaka inzu kubaka akazu na inzu tukinjiramo nge najyaga cuka abagenzi banjye babana nkabwa ni mugende mujyi wanyu mwibi bishyimbo nakoraga icyo bita association
tujye neza. Iyo association tujye neza rero nabwiraga umupeti w'umwana we uzane ibishyimbo, wowe uzane ibirayi, wowe uzane amavuta, buri mwana wese akagenda azana ikiribwa yibye iwabo. Reka rero bazabimenye ko njye ushoka abana nakubituye ku munoza oya mu mudugudu ari uko mudugudu baramuzanye baramubwira ati uyu mwana yananiranye, barabwira ati mutubwire uyu mwana ungana gutya utangiye gushoka abana ngo bajya kwiba, kuko bajya ariko ntabwo yibaga amafaranga by the way. Anyway bibaga utuntu tujyanye two kwirira ikirayi kimwe, ariko ngiye ngashoka none mu baby twakoranaga iby'abana twajyaga tugenda nkamushoka ngewe nkamushoka nyine tugakuramo, kandi nazi iyo biva niyo bigana namara kumukuru nyine nkajya nyine muhobera tugahoberana mwumva hahiye. Ukiri mutoya wigeze ukina umupira wenda nko muri za 15 nakundaga gukora ku dupipi tw'abapeti twabaga turi kumwe, ariko cyane cyane ku bana nyine kuko ngenda kuze nkunda gukora ku dupipi tw'abana. We ntabwo wadukoragaho? Wadukoragaho gute? Nyine ugira nk'umupepi rega hari umupeti muri generation imwe wenda muri Ghana maybe yiga trocome, wiga trocome cyangwa se yiga 10e primaire, we wiga 3e secondaire. Urumva amamutandukanye, ariko ayigiye muhuzwa n'iki n'amarangamutima. Amarangamutima agapipi cyo ngiye kuvuga ni agapipi k'umupeti mamungana muri generation imwe. Wagakoragaho gusa bikarangira? Yesu we numvaga Yesu we kugakoragaho byonyine mu rugo nitajya nkiba nk'ikiro cy'umuceri tukagiteka ko none iyo bashaka ko niba mu rugo abapeti barazaga ngakora ku dupipi nkagira ngabyiba ko wakoraga kutw'abakobwa cyangwa kutw'abahungu gusa? Cyane cyane abakobwa nyine, urumva nyine nawe urashona umubebe najyaga ngo nako gapipi ako kanya directement nkagera mu rugo ngahita mbeshya mena vani mama narembye umutwe uranyishe mu nda nkarwara za amibe zitabona za kanseri, kandi icyo gihe ntabwo nari nzi ubusobanuro bw'indwara bw'izo ndwara. Noneho rimwe mereza kumfata nyine niba umuceri ndawujyana niba icyo cy'umuceri, kandi abana bajyaga bazana ikiro wenda bakazana wenda nk'akarobo amagarama bagashyiraho, none niba mu kiro cy'umuceri, kandi icyo gihe niwo bari guteka saa sita. Reka nabo bazajya kushaka umuceri bawubure, bambwiye ati se kare twasizana mu rugo umuceri uri he? Mbwira mende ndavugana n'umuceri imbeba ishobora kuba zawujyanye. Avuga ati izo mbeba rero ushaka ahantu hose zihereza ugenda uzana umuceri. Nagiye muzu hose ibintu byose ndabimenagura ndakubita hasi biranga, ndwana nabyo biranga, ndwana n'amatura. Ubwo numva ko mende namushishaka agira ngo umuceri nawushize musi y'amatura biranga, intebe ndwana nayo biranga, firigo biranga, pasi ngo beti imigeri pasi biranga ndayitwika irashya man. Byaje kurangira yarankubise umurenge n'akagari babaje kumenya ko mama yankubise, kuko mama yajyaga nkubitanga mu mwaka ndwaye. Ukamara umwaka urwaye? Iyo yafataga igihe cyo kunkubita nge nagiraga amafuti mu bana bagiraga amafuti mu buzima. Nari number 1 number 1 number 3 number 4 number 5 wari ukabije cyane. Urumva nagiraga muri number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, number 10. 10 number. Ni 10 number. Yego rata Jita. Jita. Mu bwana bwawe nibyo nanimo nkubwira. Ntabwo ugize ugerageza gukina umupira wowe wageragezaga gufata ku dupipi tw'abana. Njye nako nakwiye kora ku dupipi tw'abapipi. Ntabwo umupira wigize ukina. Ntabwo nakunda ukunze kuko njyewe iyo nabaga nakoze ku gapipi k'abapipi nyine twabaga turi muri generation imwe, nabaga ndimo ndakora amaradio kuko nakunda gufata radio nkashwanyaguza nkayikora ngareba ko ari umuntu urimo imbere, nkafata amateleviziyo nkayamena bya za televiziyo bitaga iromba nyiraromba cyangwa nyiraromba, nkafata iyo televiziyo nyiraromba nkayimena. Mbese nakoraga utuntu tujyanye na social media. Yego. Hari umukobwa wigeze kwamamara guhera kera, abantu benshi bakuze bamwumva, bitaga Shadibu. We ntabwo wigeze umwumvaho? Shadibu umuntu wigeze Shadibu hari indirimbo manzi zova ngo niza nanjye numveho ngirira ubuntu numveho kuko sinyigigira. Shadibu nasanze batereta nanjye nzagutereta fite ipfa ryo gupfa. Ndimo ndabwira Shadibu nanjye kuvuga ngo Mandibu fite ipfa ryo gupfa
sinzi ukuntu ngo niba ngo akabi kashe niba ari sinzi ukuntu bivugamo ukuntu akabivangavangamo ukuntu ukavuga twebe ngo akabi kasheze sinzi ukuntu bivugamo ukuntu ese ubwo yavuze icyo ni ikibazo ntabwo yizi ese yavuze ngo akabi kasheza abashatse kuvuga iki nk'umuhanzi yayirimbya nanjye kuzi uko mu ndirimbo muri ya ndirimbo yose najyaga nyumva ikarangira maybe baby wanjye nawe yajyaga kumva nawe akongera akayisubizamo ikongera ikarangira ariko najyaga nkunda kumvira kari akajambo kavuga ngo akabi kasheza we niko wikundira yego Shadibu warumwumvishe nyine uramuzi Shadibu sindamwumva kandi nakurimbye ngubwira ko nasanze batereta nsanga bagigira ariko mfite ipfa zo kuzagira gute ewa kirike mufashe Shadibu rero nawe ari mu bakobwa biteje imbere hari uwo bita noneho Miss Mutesi Muyango Mutesi Muyango yakagato Muyango mu bakobwa nkunda ndamukunda ahubwo Mutesi Jolly nawe Mutesi Jolly amuzi namuzi aherutse kubaka inzu y'igikoko ngo ya miliyoni ahubwo ni Mutesi Jolly cyangwa ni noza Keti Kabashabe hari Keti Bashabe hari Mutesi Jolly hakaba n'uwase Muyango bose naba Miss Keti Bashabe ndamukunda cyane Mutesi Jolly nawe ndamukunda cyane ni Amutima hanyuma undi Muyango ndamukunda baby nyine mbona ni mwiza pe ugeze amahirwe ugize uwo mugisha muri abo bakobwa batatu hakagiramo uwo ushobora guhitamo ukamugira umugore ninde wahitamo kugira umugore njyewe muri abo batatu nyine nahitamo Muyango kubera iki Muyango ayo nyisubiramo icyo kibazo nyumve neza ndimo nkubwira hari Mutesi Jolly hakaba Keti Bashabe yego hakaba na Muyango yego uramutse ugiriwe umugisha wo gushakamo muri abo ngabo batatu umugore ukamugiramo umugore umwe nge rero buriya koko bose nkunda muri baba bukobwa bose ndabakunda uwa mbere nahitangira umugore uwo wagira umugore bakavuga uhitemo umwe wa permanent hajya permanent ni kwa kundi umuntu muzamarana imyaka nakaka niba ari permanent niba ari yego wa permanent ni ukuvuga ngo cyo sabebsi njyewe nyine bitewe nuko nyine twebwe abagabo kubwanje bumva bose wabagira abagore pe hari umukobwa uri ukavata imana yanjye wakuma igihe kingana n'amasegonda 2 nayakoresha neza pe sibyo ha Keti Bashabe ni umukobwa mwiza imana ufite amafaranga pe afite niko jidama urumva impamvu nanimo nkubwira ngo hitemo Mutesi Jolly cyangwa se Muyango cyangwa Keti Bashabe yego wari urimo umbwira uwo ushobora kugira umugore uramutse ugize ayo mahirwe nyine uwo wakifuza kugira umugore muri abo bakobwa batatu kandi bose baracyari abakobwa ariko bose noneho ni n'abakire bafite amafaranga Keti Bashabe we mana wo mu ijuru we mana aherutse kubaka inzu ya miliyari afite ibimodoka by'ibikoko agendamo yigosha urumva ese umuntu afite imodoka y'igikoko nabwo ajyana imodoka y'igipusi ngambwira umukobwa rero ushobora uwa mbere wenda nahitangira umugore wa mbere wihose Keti Bashabe yahitamo wa mbere hanyuma Muyango ikaba nahitamo gira wa kabiri hanyuma Mutesi Jolly nawe nkamugira wa gatatu ariko ni inzozi ukamugira wa gatatu ni inzozi zabagabo noneho ari inzovu urumva yego inzovu na Yaka yego na Nyamabondo yego ni uwuhe wakifuza ko kubera umukozi wo mu rugo noza Nyamabondo kubera iki kubera ko Nyamabondo mbabona ari umuntu uciriritse cyane niwe washobora akazi ko mu rugo kabisa noneho muri abo batatu nkubwiye Nyamabondo Yaka na Nyamabondo Yaka na Nzovu yego niwe wakifuza ko kubera umukozi wo mu gikoni nyine akajya gutekera ibiryo byose uriye akaba ari wowe bitetse koko urumva we ya noza Nzovu yarize ibintu byo guteka bize za hoteleri yiga guteka igikoma ibintu by'ibyo ngibyo we yabishobora pe ndumva umukozi na wenda nagira Nzovu y'imirinda ariko Nzovu y'imirinda ni 10 yanjye byangora cyane kubona bamugira umukozi ukasanga kandi we ashobora no kujya ateka umuzamo ugize ajya ateka urabona kwa kundi umuntu ateka
inoza nk'igitoki agiye gushyiramo tungurusumu we yashizemo tangawizi. Yego Jita. Ya hari abahanzi hari akaririmbo k'Imana uzi? Yakanema k'Imana nzi indirimbo z'Imana nyinshi. Duhe nka tubiri twonyine. Indirimbo y'Imana nk'ira ndirimbo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, ariko uyu munsi ijwi ryanjye barenyibye. Hari umuntu wanyibijwe ariko ndajya kumurega. Icyo gisambo bagifate rwose gifunge. Utanga ikirego kuri ribu hakirikanye. Ndajya kwiripotinga baba mfate ampo. Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi buhiye, anjyana iruhande rw'amazi adasumba. Nukuri neza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nyiriho. Urumva nakura abakiriya aho ni sawa cyane. Ahubwo umuntu bita umuhanzi bita Theo Bosebabireba uramuzi? Ndamuzi. Theo Bosebabireba zose karambi kandi simo murage sumugabane wagabanye ibyago bikokame. Hari igihe uca mu bigaragaza bikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya he, bakakuvuga bongorerana ngo nibucya, ariko bugacya n'ejo bugacya n'ejo bugacya. Theo Bosebabireba bavuga Theo Bosebabireba warufashwe n'ibitego ni ibineza neza by'Imana, ni emotion urumva. Theo Bosebabireba yego uzi n'ibintu yakoze n'ibyo agikora, mu magambo make nicyo wamuvugaho. Theo Bosebabireba ni umwe mu bantu nyine tukwiye kwigiraho, koko n'umwarimu mwiza. Hari umuhanzi bita Israel Mbonyi uramuzi? Ndamuzi. Tukubitira akaririmbo ke avuga ngo hari indirimbo avuga ngo ariko kare mukane ndimo ndaririmba wallahi iyo ndimbi ukunda kunzamo ikongera ikamvamo, kandi ari gihe njya nyumva muri radio nyine ngubo nyine nkunda kuyumva mfite umukwizine wanjye uvuga ngo nyine akajya yumva indimbo Israel Mbonyi na umukwizine se iyo nyukuyemo iyo ndirimbo arasara kavatira tigira vavu yisubizemo. Yego ukikuramo itashaka ngo itiyongere yisubizemo. Byarambwira ati mu bantu mu bahazi ngo afite kunda n'umukwizine wanjye yari yambwiye ngo kumusuhuza, ndamusuhuje cyane umukozi wa Gitavu. Ako yarambwiye ngo mu bahanzi afite akunda yagire Toroma ni Israel Mbonyi. Ako karimbo tugashyiraho twumva igicaniro ngomba barirwe nemeye kwinjira hera hose, anyemeza ko ndumunyabyaha ku gicaniro hari ubuzima hari ubuzima hari ubuzima hari ubuzima hari ubuzima iyo lele. Mbabarira urumva ufata indirimbo yawe aragitosa uyiririmbe mu njyana ya gakondo twumva ukuntu yabimeze. Twumva ukuntu yabimeze. Najyo buretse nyibutsa givuga gute yego twagire ngari ndirimbo diririti narifite umugore mutuma ifibiro bine ye harabiza n'amazi haca bugufi harabisoga 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 ye kubita kuri kaka kubita kuri kaka
kuri kaka ninjana mu kinyarwanda yeye kubita kuri kubita kuri kubita kuri ka haje gushya ntago ba iyo ndirimbo yawe aragitosa iririmbye mu njyana ya gakondo ahubwo se kinarenzemo byata nari ubwo mbana nabitekereje bro ubundi cyakubwira ngo iyo ufite impano nago bitekereza bita byizana mu byizana vuba birizana nubwo wambwira ngo ishyire mu njyana iri romantique na ikubitamo romantique nubwo no mu cyespanyo nayiririmbamo yirimba mu cyespanyo mu cyespanyo naho mfite umugohe mutumbi fu ibiro bine komeza uzi ko biri ibyo biri kujyamo ongera twagiye Espanyol mugore mufite ibiro bine mutumbi ibiro oya icyo Espanyol cyo ndasaka umwana munyigisha ngayiririmba mu njyana ya romantique yazuke akanova mu njyana yazuke mwenda monoza muri lumbo ujuvango aragitosa aragitosa oh hayi aragitosa narifite umugore mutumi ibiro bine acabu gufi maze arabisonga aragitosa poto toto aragitosa aragitosa ni wowe aragitosa mugore nkunda ni wowe aragitosa wibagiwe kuririmba aragitosa feeling iyo ndirimbo aragitosa mu kabari hose yeyeye aragitosa mu bukwe hose aragitosa mu rugo aragitosa uwo ninde aragitosa nyiransake aragitosa wibagiwe kuvuga ngo aragitosa wibagiwe kubivuga aragitosa mwisoko naho bose bavuga aragitosa feeling up aragitosa aragitosa feeling indirimbo bijemo neza aragitosa inyenyenye aragitosa aragitosa lumba aragitosa wibagiwe kuvuga ngo aragitosa wibagiwe kubivuga neza aragitosa uwo ninde aragitosa noneho dore ikintu nkunze dore n'ikintu nifuza mbabarira aragitosa noneho tuyishire mu njyana y'Imana abazimu bashye ngo gwiki y'Imana kandi buri jambo ry'Imana ntabwo yajya mu njyana y'Imana se wenda urasa gatongo reka tuvuge aragitosa rirambwira oya ijambo ry'Imana namwe ngo iby'Imana mu bihe iby'Imana mu bihimana n'ibya Kaisari mu bihe Kaisari rero Kaisari n'isi Imana yo yobahwe umwana avuga ngo nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana agakiza k'Imana we haleluya Gita uyu muhungu wanjye bamwita Courage urumva usa nk'icaro gatoya
ni umukinnyi wa filimi akaba n'umuhanzi ubigerageza ubikunda Yego. yarambwiye ati uzambabarira umunsi wahuye na G-Tough Yego. urumva fasha ako kamikoro n'ubundi aka G-Tough kari kungera Yego, uragakora, yego. umunsi wahuye na G-Tough Yego. uzamubwira ko mwemera cyane Yego. uzamubwira ko ari umuhanzi udasanzwe Yego. urumva arashaka nawe abikwibwirira dore uwo muri natubwire tubwire we Ya, tubwire ni ukuvuga ngo G-Tough ugiye nyimubona urumva ko ni ubwa mbere mubonye turayivuga utya ubonye ameze gute arasa n'abahanzi wenge ubundi mu bisanzwe se ariko namubwiye naguka ijambo nakubwiye ukigera hariya bambwiye ngo niwe muntu uhagarariye abafana mu ntara iwanyu mu ntara none ko wahejeje ucuheza ngo no guheza mugabo guheza ufite icyo bita imuzu akagira umukenyezi umutama n'abigeme urabafise mugabo afite abatama n'abigeme nanjye nawe yegwa nawe mugabo avuga ikinyarwanda neza tuve mu kirundi tuvuge ikinyarwanda yegome mwanya nakuruzi yego rero korode vuga ahantu uvuka n'abafana ba G-Tough aho uvuka bangana gute ubundi ngiye mvuka mu karere ka Burera urumva ko ni mu ntara y'amajyaruguru akarere ka Burera ariko ubu ngubu aho maze imyaka myinshi cyane kuba twese twimukira mu Mutara mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi G-Tough abafana ngo hariya ngo niho wagira ngo niho uvuka ni mu bafana mbese ni ukuvuga ngo ubu ngubu umufana umuntu uhagarariye abafana ba G-Tough ubu ni mwanya muvugizi hano ariko betse no mu cyaro gusa no muri Kigali ugiye kuba umuvugizi wabo ngaho none se ikibazo rero ibyo bintu ntabwo bishobore byose hari umugabo umwe yigeze bafite ngo baye bagiye kwambuka amazi ariko Yesu arababwira ati mwebwe buri muntu wese afate umusaraba we awushyire ku mutwe awikorere cyangwa se noneho ngombwa ushyire mu ibaga umujamo umwe aza agira abihuza n'intekerezo ziwe agenda afata wa musaraba agenda awukata noneho biza kurangira bageze hantu bagomba kugira gute kwambukira bageze hano bagomba kwambukira Gangster yashize abandi bagiye bashyiraho amaniga yaraho ngo afata nutse umusaraba akawushyiraho ngo akatiyambukira barangiza bamujama agiye gushyiraho umusaraba biranga yesa ngo atamba tusirakubwiye turi no kugana ku musozo yego baradushyiraho aragitosa n'indirimbo yawe bakunda abantu benshi cyane banubaha kugira ngo noneho tuyiririmbe neza mu original yayo narifite umugore irandirimbe gensaza narifite umugore yego mutumifu aha ibiro bine ndetse n'igitenge arabizana yego aca bugufi arabisonga igitenge aragitosa turi kumwe akagitosa mata zose akagitosa mu buriri akagitosa nijoro akagitosa kubita kuri kandi umugore arataka maze azana amazi kubita kuri kandi umugore arataka maze azana amazi kubita kuri kandi sigaye mvuga ngo yaka kubita kuri ka ngo bivuga twumve yaka vuga yaka kubita kuri ka ko biryoshye twongeye tubisubire yaka wangaho 1 2 3 let's go yaka kubita kuri ka ampa yakasa ajya kubitaho yego ko igikema ariko hari indirimbo yawe cyashye ufite nayo kugira ngo n'abanyarwanda bajye no kuyumva urumva aka nakanya keza tuba dufite mfite indirimbo yitwa Nyiranzage nziza cyane nziza pe ambasaba icyo kunywa mfite indirimbo yitwa Araje nziza cyane twarambaza kuya prodinga mfite indirimbo nziza
hari umubebe wambwira ati iyo ndirimbo ye nzaza nkomeza nyishyiremo kubita bezo kubita bezo oya ntabwo ari bizo ahubwo iravuga ngo ivuga gutera ivuga gute ivuga iravuga ngo tafu ntago njyanywa ngigikoma ahubwo njye nywa mukaru nibyo koko nywa mukaru ntago njyanywa igikoma tafu yinywera mukaru nibyo koko nyamukaru iyo ndirimbo ndamumenyeshe ko wayikoze ni Crank Out the Beat hanyuma umugabo bita uriya bamwita Fazo umwe wakoraga indirimbo za Bruce Melody ramweka Fazo ni umuhanga we beat arayibaga mwe ngo mwigize ngo ababaze ngo maratubaga we arayibaga akayibaga nta kinya iteye man Fazo yaranyemeje iyo ndirimbo yankoreye ni nabona hit nzamenya ko atari Fazo wayikoze ni ukuvuga ngo Fazo yakoze mastering yayo no gutunganya amajwi hanyuma maybe Crank Out the Beat nawe arayikoranye yishizemo uruhare rwinshi cyane wabanje kuyitekana n'ayibabura ibaza no gushiraho gato ariko maybe baje kuyishyiramo neza uwo mujama rero yansabye ko mugurira inkoko batekanye n'umureti amba ibaho ngiri ufa uyu mwana umufana remeye wallahi ariko ari n'umufana wawe urumva iyi nama ki wamugira iyi nama namugira mbe nambere koza muri bintu umenye ko nyine bimama amashyari bazakuroga uzapfa uzazuka uzatanga abana mbese uriyanga ibi bintu bujemo iyo byinjiyemo ntago bisohokamo amagina bamo haba madayimoni gusa sahobwo nikuzimu tujyayo n'inyamirambo turarayo hamwe n'abara mu mawese nk'ubu nka Nyamabondo aruga ajya mu nzu arara hanze Noheli araza amaguru hanze kuko bamutegetse ko aramutse araje amaguru mu nzu yahita arwara igicuri yari bikoze rimwe igicuri kiramufata cyaramukubise ubwo nawe rero agaciro yembera ko ibyo bintu byose yiteguye ko bizamubaho cyangwa niba yumva bitazamubaho yisubirire ubwo nyine we ubundi haba basaba amafaranga yo si cira birarura nta mafaranga nyine ni ibintu kenshi na kenshi bura ntukajye ukunda kugaragaza langage mbi kuri kamera ya ni igisobanuro cy'ibyo bintu ngubwiye nyine langage mbi ntabwo ari nziza bro ya for sure ibintu bitatu ashobora kugenderaho bikamufasha bibyibuza akaba yanagera naho wenda wanageze nawe for sure ni ukuvanga ikintu cya mbere na mbere no kubanza gusenga gusenga nunywa amayoga ndagukarabye nujya mu nda ndagukarabye ikindi cya kabiri ugomba kuzirikana uzaza ukaraba saa 8 z'ijoro nijoro nudakaraba ntago uzarebwa ntabigara uzakora ngo birebwe icyo cyo ndagukarabye na sabone uruva hanyuma ugomba kujya urya amafi kwa kundi urabona umuntu arya ifi ugakuramo imihoro ukayishyira ku ruhande imihoro zaza uyiha muntu ujya amahwa ya kugira ngo nyine uzakora ibiganiro birebwe ikindi cya kabiri kujya ngendana prudence nutegendana nta n'umuntu uzaguha ikiganiro yego ko prudence ndayifite nyine nikwereke singiye se baby wambonye ubaho se ako gita uri mu bantu batiyemera uri mu bantu bari izimana kubana n'abantu bose ubigenza ute ni umutima wavukanye cyangwa nibyo wize ugeze njyewe isi yarangaranze bro n'uwo itarakaranga cyamushakira ibirungo ariko njye yarangaranze n'isaye cyangaranga sindagira ku gipimo nifuza kuba naba ndiho ariko wenda maybe ikintu wenda ibanga ngoresha nuko nawe na life ishaririye cyane sinigeze nishima kuva navuka urumva nyine nyine nicyo kintu kinkomeza kituma nyine njyewe nubwo naba nazaba inyenyeri sinzi kwanda umuntu avanga inyenyeri murikira rubanda nubwo naba inyenyeri murikira akagari cyangwa unoze umurenge ariko mba numva nyine zakomeza nkaba umuntu uri kiri cyane ya yego ndabyumvishe cyane ya babu ari ikintu nshaka kubasaba yego ariko gitafura manza mu burenganzira yego Gitafu nkuko navuze ko n'umufana we cyangwa se magare abandi bafana ugiye kumva kanya unyemerere uri mbere na mbere Gitafu nagira ngo ambwirire mama ko yambonye umubwire ko twahuye mbega mama wawe se mama wanjye ubu se kikiga ntago arimo arakireba yakubonye Nese abana barifashe ngo wambonye unamubwire ko rwose wambonye we mubaze ngo mama wanjye wambonye umubaze ngo se ngo mbaho mubaze wumve mbaho se cyangwa ntago baho mbaho ariko akandi kantu kamwe ngiye kugusaba Gitafu numva uvuze ko ikintu cyazamfasha nka discipline harimo no gusenga nukuri ko Imana ngewe ugiye kumfasha nyara karimbo ngiye gutera kishimwe kuko nyine n'ubundi urumva ko nabonye umuntu mfana cyane sinzi niba wamfasha twanakabyina
ko twari tugiye gusoza n'ubundi nyine ntabwo biratinda ni ukumfasha turakaririmba ni umwuka nunaza tunakabyinemo gakeya gatere twumve. yari yarabibwiye iyo mana yarayiransezeranyije none irabikoze imana tuyihaye icyubahiro yari yarabivuze we yarabitubwiye imana yari yarabitubwiye imana yari yarabitubwiye imana tuyihaye icyubahiro yari yarabivuze we yari yarabivuze iyo mana yari yarabitubwiye imana none irabikoze imana tuyihaye icyubahiro. haleluya. amina ariko reka dusoreze ku isengesho cyo dusoza ikiganiro tubihe Imana icyubahiro ubundi noneho iki kiganiro inadufashe kizanarebwa my God bless you my God bless you no kuvuga ngo Imana ino channel i blessing cyane sibyo. Okay, Mana nziza, Mana ikomeye cyane, turagushimiye kuko abanye natwe watangiye natwe ubanye wemeye ko dutangira nawe wemeye ko tunasozanya. Hari imyuka mibi no kutugendaho, hari abademoni baduteza kuvugera tuvugavurwa, hari n'abantu bavuga amagambo re kandi akaba yavuga ibintu birambuye, hari n'abantu bavuga amagambo atameshe kandi akaba yavuga afata ya magambo ye yameshesha omo yamesheje igisabone cya gifura ariko akavuga ibintu bimeje. Sasa abantu bavuga amagambo atameshe, Mana ujye ubana nabo ubagenderere ubahe umwuka mwiza uhumura. Hanyuma natwe abakotete kureta ubane natwe mu bihe nk'ibi ngibi tuba turimo byo kujya kuri kamera twagiye ari igihe tujya dukora no kuzuba mani izuba reka twica ugasanga umuntu agushize ku ikara imani ariko urabona ko ngaho badushyiremo imiyaga. Ikindi cya kabiri turagushimiye cyane ko ino channel yacu wayihaye yabaye monetize, ifite abafana, dufite mbese byose n'abantu batarakora subscribe mwibuka gukora sample na comment na share ndetse n'ibindi bintu usabwa n'ibintu bimwe byonyine. Mana rero banatwe muri byose nsenga nk'ikirara. Amen. Urakoze cyane kandi ndagushimira cyane, ugira ibihe byiza. Nshimira abantu twabanye mu kiganiro, mbabwire ngo mwakoze cyane kandi mukomeze gukora subscribe mu nyamutanga n'ibitekerezo byanyu. Claude ndagushimira cyane Crash. Sawa cyane, mwakoze cyane na Gitafu. Asante sana. Okay, uno mujema natufashe.